Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje kino gitondo nimugire amahoro. Amazina yanjye ni Evangeliste Ruhumuriza Herimani, impamba y'umunsi. Uyu munsi dushimiye Imana yuko Imana yatwongeje, Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Igitondo nk'iki ngiki mbahaye ikaze. Abari mu mpande enye zose z'isi, abari mu Rwanda, abari muri diaspora zitandukanye, mbahaye ikaze, nimuze tuganire ijambo ry'Imana. Wowe wakoze subscribe, Yesu naguha umugisha mwinshi cyane. Nawe utari wakora subscribe kuri Siyoni Nshya TV, nyemerera ufate amasegonda makeya ukanda aho wanditse subscribe, nurangiza ukande kugazogera, niturangiza tuze tubana mu biganiro by'ijambo ry'Imana impamba y'umunsi. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha mwinshi. Igitondo nk'iki ngiki mbazaniye ijambo rivuga ngo ugukomera ikigukomeretsa kikuri imbere. Imana yo mu ijuru tugereza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Reka mbabwire inshuti zanjye, muri iyi minsi ya none birakwiye yuko ukomera, warangiza ugakomera ibigukomeretsa ubibona imbere yawe. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Mureke mbabwire mwabera b'Imana mwe, hariho abantu bakomeye bakomera ibibakomeretsa bibari imbere. Urugero, ndashaka kubabwira, hariho abagabo bagiye bakomera ibakomeretsa bibari imbere, nk'umugabo bita Yosefu. Yosefu yakomeye ibimukomeretsa bimuri imbere. Mwabera b'Imana mwe, Yosefu uyu nguyu ndashaka kwibutsa yuko yarakomeye, akomera n'imbere ya muka Potifari, arangije Imana imuhemba kumwicaza ku ntebe y'ubwami. Mwabera b'Imana mwe, iyo ukomeye ibigukomeretsa bikuri imbere, Imana ntabwo nayo yagusiga, ahubwo Imana nayo hari ibintu byinshi igenda ikora ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru tugeneza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Wowe urundi rugero ndashaka kwibutsa yuko Daniel mu rwobo rw'intare yarakomeye ibimukomeretsa bihari. Imana yo mu ijuru tugire neza. Haleluya. Ndashaka kwibutsa yuko nukomera ibigukomeretsa bikuri imbere, ahangaha uzaba ufite intsinzi ikomeye, kubera yuko nawe Imana izakwirata. Haleluya. Imana izakwirata ubwo igihe kizaba kigeze Imana ije gutwara itorero rya Imana mu ijuru tugeneza kandi Imana mu ijuru turengere cyane. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Pawulo yandikiye Abefeso. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ni mu nzandiko za Pawulo, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cyaho cya 6 umurongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuze ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Dusoreze mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli, igice cyaho cya 11 ku murongo wa 32. Havuze ngo iki? Haravuze ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Amen. Haleluya. Igitondo nk'iki ngiki inshuti zanjye, mbaza n'ijambo rivuga ngo mu mpamba y'umunsi, mbaza n'ijambo rivuga ngo gukomera ibigukomeretsa bikuri imbere. Ndashaka kubabwira mwabera b'Imana mwe, hari ibintu birimo gukomeretsa abantu, hari ibintu bikomeretsa abantu, ariko ndashaka kubabwira ngo uyu munsi komera imbere y'igigukomeretsa. Komera imbere y'igigukomeretsa, nurangiza nukomera. Ndashaka kubabwira ngo ntabwo etoshika ya bonevosai, ntabwo Imana izabura kukwambika amakamba. Imana yo mu ijuru tugire neza, ubwo Imana izaba irimo gutanga amakamba, nawe wakomeye imbere y'ibigukomeretsa, nawe Imana izaguha ikamba. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Dusomye amagambo y'Imana. Iki ni igihe kimwe. Haleluya. Haleluya. Pawulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo ibisigaye. Ndashaka kubabwira ngo hari biba byashize, kugira ngo hagire ibisigara hari ibindi biba byashize. Ndashaka kubabwira mwabera b'Imana mu bisigaye, ndashaka kubabwira ngo hari ibihe byarangiye, ariko ndashaka kubabwira ngo hari ibihe bisigaye. Icyo nicyo Imana idusaba. Iradusaba ngo mu bisigaye dukutaya binikita, dukomere. Nitumara gukomera, haleluya, dukomerere mu mwami, dutware intwaro zose z'Imana. Mwabera b'Imana, ndashaka kubabwira ngo nimwegure intwaro zose z'Imana mu bihe bigoye nk'ibi ngibi. Egura intwaro zawe zose z'Imana, nurangiza
Haleluya. Wegura intwaro zose z'Imana, umenye yuko uri ku rugamba uhanganyemo n'isi, uhanganyemo n'umubiri, uhanganyemo na Satani. Ndashaka kubabwira ngo Satani we nta muntu afite intwaro, nawe arazifite, ariko ndashaka kubabwira ngo na wegura intwaro z'Imana, kuko nta kindi kintu uzanesheje imyambi ya Satani, nta kindi kintu uzakumirishiriza imyambi ya Satani usibye ingabo y'Imana n'inkomezi z'Imana. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Icyo nicyo usabwa. Urasabwa gutwara intwaro zose z'Imana mu minsi nk'iyi ngiyi igoye. Urasabwa gutwara intwaro zose z'Imana mu minsi nk'iyi ngiyi njyana muntu. Ndashaka kukubwira ngo urasabwa gutwara intwaro zose z'Imana, warangiza ugakomera, ukambikwa imbaraga zo gukomera, ugakomerera imbere y'ibigukomeretsa. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ndashaka kubabwira mwabera Imana, ibikomeretsa abantu biraendokiza, ibikomeretsa abantu birahagura, ibikomeretsa abantu bibaye byinshi. Ndashaka kubabwira ngo ibikomeretsa abantu bibaye byinshi. Niyo mpamvu usabwa kugira ngo ukomere ndetse ukomerera imbere yabyo. Ukomerera imbere yabyo. Abantu benshi muri iyi minsi ya none baratentebutse, gukomera biranze. Abantu benshi mu minsi ngayo insengero zifunzwe, abantu biroshye mu byaha. Ndashaka kubabwira ngo bananiwe gukomera, ariko wowe ndakubwiye ngo komera. Wowe utari wakomereka, utari wahura n'urugoma rukomeretsa, ndashaka kubwira ngo komera. Nurangiza ibigukomeretsa ubikomerera imbere. Nibishaka gukomeretsa ubyereka yuko hari intwaro ufite. Twasomye ijambo rifite umutwe uvuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Ugomba gutwara intwaro zose z'Imana, haleluya, ugatwara intwaro zose z'Imana ugiye mu kazi, ugatwara intwaro zose z'Imana ugiye ugiye guhinga, ugatwara intwaro zose z'Imana ahantu hose ugenda, kubera yuko aho hantu hose uca hari ibigukomeretsa. Izo nzira zose ucamo hari ibigukomeretsa. Mu kazi hari ibigukomeretsa. Umva nkubwire, mu muri mu guhinga hari ibigukomeretsa. Ndashaka kubwira ngo hari byinshi bigukomeretsa. Uri kuri interineti hari byinshi bigukomeretsa, ariko nyemerera wambara imbaraga zo gukomerera imbere yabyo. Imana iguha imbaraga zo gukomerera imbere yabyo. Nta handi hantu izi imbaraga uzazikura. Izi mbaraga nta handi uzazikura. Ndashaka kubwira ngo izi mbaraga uzazikura mu masengesho, uzazikura mu mwanya mwiza wo gusenga. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Abantu barimo bavuga ngo insengero barazifunze, ngo ntabwo gusenga bigishoboka, ariko mureke mbabwire, ibyo ngibyo ni ukwishuka cyane. Izi nsengero mwitegereza mukareba, ni inzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Ziriya ni amatafari agerekeranyije ku yandi, ariko ndashaka kubabwira urusengero, usengeramo, warangiza ukakira imbaraga zo gukomera, ugakomerera imbere bigukomeretsa. Urusengero ugomba gusengeramo nta rundi, ntabwo ari ADP, ntabwo ari insengero za ADP, ntabwo ari insengero za Katolika, ntabwo ari insengero za EYA, ntabwo ari insengero za Zenitemu, ntabwo ari insengero, ahubwo urusengero bita umutima. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Iyi niyo nyubako ugomba kwitaho, warangiza wamara kuyitaho ahangaha nuyisengera. Ndashaka kubabwira ngo zakira imbaraga zo gukomera imbere y'ibigukomeretsa. Imana yo mu ijuru tugireze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Pawulo arangije abwira Efeso, arangije ababwira ngo ibisigaye mukomere. Bari bari mu bihe bigoye, bari bari mu bihe bigoranye, bari bari mu bihe bibakomereye, ariko Pawulo arangije arababwira ngo ibisigaye. Haleluya. Ibisigaye hari ibyari byabanje, bari babanje gucamo, ariko arangije arababwira ngo ibisigaye nimukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Haleluya. Iyo usomye hasi usanga uburyo abakangurira kwegura intwaro zose z'Imana. Abantu baheze mu magambo, abantu baheze mu matiku, abantu baheze mu guca imanza, abantu baheze mu magambo. Ndashaka kubabwira ngo amagambo yagukomeretsa, amatiku yagukomeretsa, ibikomeretsa abantu ni byinshi, ariko reka nkubwire, ambara imbaraga
zo gukomerera imbere yabyo. Imbaraga ntandi hantu uzazikura. Ndashaka kubabwira ngo ni imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru tugereza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Dusomye irindi jambo ry'Imana mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Dusomye irindi jambo ry'Imana mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Arangije Daniyeli arandika, haleluya. Daniyeli yandika amagambo akomeye avuga ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu. Abantu bavuye mu masezerano, abantu bavuye mu masezerano nshuti zanjye, abantu bavuye mu masezerano, ibibakomeretsa bibaye byinshi, ibibakomeretsa hayiwe, ibibakomeretsa bibaye byinshi. Abantu bavuye mu masezerano, abantu kandi bayavuyemo ari nta mpamvu. Abantu bavuganye n'Imana bavuye mu masezerano kandi bayavuyemo ari nta mpamvu. Abantu babanye n'Imana bavuye mu masezerano kandi bayavuyemo ari nta mpamvu. Mana yo mu ijuru tugereze kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ngo insengero bazifunze ngo iyo ni impamvu yo kugira ngo umuntu agenda asinde, anywe inzoga, yasambane, ajye mu byaha byinshi bitandukanye. Oya, mureke mbabwire mwabera b'Imana, abangaba bavuye mu isezerano ari nta mpamvu. Abangaba ikintu gisigaye ni ukubahimisha, kubashyeshyenga. Imana igiye kubashyeshyenga, Imana igiye kubashyeshyenga nshuti zanjye. Mugiye kubona abantu Imana ibashyeshyenga, mugiye kubona abantu Imana ibashyeshyenga, yiwe, mugiye kubona abantu Imana ibashyeshyenga. Imana yo mu ijuru tugereza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Abantu benshi bagiye gushyeshyengwa n'Imana bitewe no kuva mu isezerano. Abantu benshi Imana igiye kubashyeshyenga bitewe no kuva mu nzira y'amasezerano. Abantu bavuye mu masezerano iminsi ibyumweru bingahe bafunze insengero. Abantu bagiye mu byaha, abantu bivuruguse mu byaha. Abantu bariyandaritse, abantu bariyandagaje. Abantu bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Bavuye mu isezerano, birengagije iby'Imana yavuganye. Mureke mbabwire, igiye kubahimisha, kubashyeshyenga. Kandi nibashyeshyenga isi izababona, nibashyeshyenga isi izabota, nibashyeshyenga nshatse kubabwira ngo ibyo mutinya birabageraho. Nibashyeshyenga ushatse wagarukiraho ngaho Imana itari yagushyeshyenga. Waranyweye, urasinda, urasambana, ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mu minsi ingahe bafunze insengero ngo nta hantu ubona ho gusengera. Umva nkubabwire, uwo ni umwuka w'abadayimoni. Uvuye mu isezerano, ukoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Reka nkubwire, ca bugufiya wongere waturire Imana, wongere ugaruke mu masezerano y'Uwiteka. Imana yo mu ijuru duhana umugisha mwinshi cyane. Daniyeli arangije aravuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo, haleluya, abantu bazi Imana yabo. Daniyeli arabivuga, aravuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo, abantu bagenda batava mu masezerano, abantu bagendana n'Imana yabo. Arangije arabivuga Daniyeli, aravuga ngo abo ngabo, haleluya, bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari, ntago bazakora iby'ubugwari. Abo ngabo bazakora iby'ubutwari. Imana yo mu ijuru duhana umugisha mwinshi cyane. Aya magambo ni Paulo we ni Daniyeli we yavuze. Arayavuga mu gitabo cye cya 10 mu gice cya 11 ku murongo wa 32. Arangije avuga ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu, abo ngabo bazabayobesha kubashyekera. Ariko abantu bazi Imana yabo, abo ngabo bazakomera. Mbifurije kumenya Imana. N'imbere y'ibibakomeretsa nimumenye yuko Imana ishoboye byose. N'imbere y'ibaca intege nimumenye ko Imana iri hejuru yabyo. Imana yo mu ijuru tugereze kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Abantu basinze, abantu banyweye amata, abantu biyandaritse, abantu batukanye, abantu bapfuye rwanabi mu minsi ingahe. Mureke mbabwire, abantu bapfukamiye ibishushanyo. Aha, abantu bapfukamiye ibishushanyo. Ntabwo kuba ko ngo insengero zose zifunze, abantu bagiye gupfukamira ibishushanyo. Abantu bagiye kuramutsa Mariya. Ayiwe, ndashaka kubabwira ngo irabahimisha kubashyeshyenga. Mugende mu muramutsa, ariko ndashaka kubabwira ngo irabahimisha kubashyeshyenga. Ariko abantu bazi Imana yabo. Daniyeli ndashaka kubabwira ngo aya magambo yavuze ari mu mwuka. Haravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi cyane.
mu ijambo ry'Imana impambo y'umunsi nayo nkuzana ijambo rivuga ngo gukomera, ugakomerera imbere y'ibigukomeretsa. Daniyeli na bagenzi be bakomereye imbere y'ibibakomeretsa, barangije babajugunya mu itanura ryaka umuriro, bakomerera imbere y'ibibakomeretsa. Iyo mu ijuru irangije kubera ko bayimenye, haleluya, kubera yuko bayimenye bakayizera bakayikomereraho, irangije irabatabara. Hari abantu mva nimureke mbabwira, abantu benshi barimo baragenda bitabara, abantu benshi barimo baragenda bisoreza amasezerano, ariko ndashaka kubabwira ngo icyo ngicyo si cyo Imana ishaka. Imana irashaka yuko abantu bakomera, bagakomera no ku munsi mubi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane, Imana yo mu ijuru ibiteho cyane, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibarengere. Ndashaka kubwira aho dukurikirana kuri Siyoni Nshya TV, ndashaka kubwira ngo ukomere kandi ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kubera yuko dusanze abantu bazi Imana yabo aribo bazakomera, abantu bazi Imana yabo aribo bazahayiwe, aribo bazaraga ubwami. Imana yo mu ijuru itugireze, kandi Imana yo mu ijuru iturengere cyane. Dusenge. Ukomerera imbere bigukomeretsa mu izina rya Yesu, amen. Mana ndagushimiye, ngushimiye yuko uri Imana ishoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mu ijambo ryawe dusanze bishoboka yuko umuntu ashobora gukomera imbere y'ibimukomeretsa. Birashoboka kandi birashoboka. Urakoze cyane Kristo.